hari imigisha yabagezeho muri iki cyumweru iturutse ku itsinda ryajyaga riraza hano mu gitondo na nimugoroba riri kubasengera. Hari imigisha yabagezeho, hari uburinzi bw'Imana bwabanye namwe, ariko bwaje ari igisubizo cy'abana b'Imana babyukiraga hano n'abandi bakaza nimugoroba. Ubu rero twese reka tunezezwe nuko turi imbere y'Imana, tukaba tugiye gusoza amateraniro makuru amahoro. Haleluya! Ubu ijuru ryose riduhanze amaso. Imana Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera n'abamarayika bari hano. Ubwo abari kurebesha amaso yo kwizera muri kujya murabarebera mu birorirori. Impamvu mwabonye ibintu biri kugenda neza uhereye mu gitondo kugeza uyu mwanya, hano hari ijuru. Yesu ashimwe. Ijuru riri hano, ijuru riri hano, kandi riri gusura buri muntu wese, ahubwo buri wese asengera umutima we kugira ngo atahane umugisha w'Imana. Reka mfatanye namwe gushima Imana mbikuye ku mutima. Iragahora ku ngoma iteka ryose, muri jye no muri wowe. Haleluya! Reka nshimire abaririmbyi bamaze guhimbaza Imana. Imana ibaha umugisha. Sinababwiye mujye murazamura kuka, igihe muri kwakira umugisha mugomba kwakira na peti. Ibintu byo kuzamura kuka muri guhembera, mujye murakira na peti umugisha. Uvuge ngo amen. Imana ibaha umugisha. Amen. Mujye murakura mutyo rwose. Reka nshimire mbikuye ku mutima abantu bagize uruhare mu musaruro w'imyaka 2 ishize. Umusaruro ni gahunda Imana yashyizeho muri iri torero, kubw'umurimo twashinzwe usaba imbaraga. Imana yaduhaye uburyo tuzajya turakoresha kugira ngo tubone izo mbaraga zo gukoresha umurimo, harimo gutanga 1/10, harimo gutanga amaturo. Haleluya! Harimo amaturo y'iteraniro, harimo n'umusaruro. Umusaruro ni ituro duhabwa n'inshuti n'abavandimwe n'abo dukorana n'abaturanyi, kugira ngo iryo turo ridufashe gukomeza kwagura ingoma y'Imana. Nimusoma muri Bibiliya igihe Abayisiraheli bari bagiye guhaguruka hariya mu Egiputa, kuko Imana hari umurimo ukomeye yari iri kubateganiriza bazakora bageze mu butayu. Yabategetse gusaba abaturanyi babo n'abo bakorana iri turo, bati muzaba abaturanyi banyu umusaruro, kuko Imana yari izi yuko nibagera mu butayu bazakora umurimo. Haleluya! Murababona bari kubaka ubuturo, bari kubaka urusengero, bari gusabwa amafaranga. Imana yari izi yuko igihe kizagera bagakora umurimo, kandi ubushobozi bwabo bukaba buke, bikangombwa ko bifashisha wa musaruro. Igihe ubwoko bw'Imana bwari buvuye hariya i Babuloni, nyuma y'imyaka 70, mugaragu w'Imana Nehemiya nawe yasabye umwami umusaruro kugira ngo ajye kuwukoresha mu murimo w'Imana yari agiye gukorera hariya i Yerusalemu. Yesu ashimwe. Nimusoma igitabo cyitwa umurimo wa gikristo, muzasanga umuja w'Imana ari kuvuga ku bya Nehemiya, ari kuvuga ko abizera bagize itorero ry'Imana ryasigaye. Umurimo twashinzwe wo kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose, ntabwo ubutunzi bwacu buhagije kugira ngo burangize uwo murimo, ahubwo ngo Imana izatera imitima y'abatizera, y'abapagani, ngo ndetse n'abasenga ibigirwamana, Imana izabagenderera kugira ngo bagire umutima wo kwitangira uyu murimo twashinzwe. Ngo natwe tugomba kwemera guhaguruka rero tukajya kubasaba kuri iyo mitungo Imana yabahaye. Haleluya! Be gukomeza kuyipfusha ubusa, ahubwo tugomba kujya kuyibasabaho, tukababwira yuko dufite umurimo ukomeye w'Uwiteka, maze ngo tuzasanga abamarayika buguruye iyo mitima. Haleluya!
maze baduhe kuri ubwo butunzi Imana yabashyize mu biganza, maze tubuzane budufashe gukora umurimo w'Imana. Abantu rero babyumvise bakabikora, murebe hano, abantu babyumvise bakabikora bikuye ku mutima, mbasabiye umugisha, mbasabiye umugisha, ijuru rikomeze ribavomerere, kandi igihe cyose muzaba mukiriho muzakomeza kwitangira uyu murimo mu izina rya Yesu. Ariko hari abandi batagize amahirwe yo kubikora, namwe Imana ibafashe. Ndi kubifuriza kugira ngo uyu mwaka ukurikiyeho nituba tugihari mwese, nubwo mutagira ku ngororano ya zahabu, ariko buri wese azaba yaragize uruhare mu murimo wo gusaruza, kuko amafaranga y'Uwiteka abo hanze aha bari kuyakoresha mu buryo butandukanye, kandi nayo Uwiteka agomba kuza rero bakadufasha umurimo tugataha iwacu. Imana izabibashoboze mu izina rya Yesu. Reka muri uyu mwanya rwose, Mana, ngiye kubabwira ijambo rimwe, maze mwitahire. Amateraniro makuru aba arashoje, twitahire, maze twongere kujya gutangira imirimo y'isi. Ariko hari igihe kizagera dukorera amateraniro mu ijuru makuru, ntabwo azamara icyumweru kimwe, ntawe uzayazamo yikoreye akazigo k'ibibazo. Hari igihe umuntu aza yikoreye umuzigo akiyicarira mu iteraniro ariko atanezerewe. Wamubwira uti Yesu ashimwe, akabivuga ngo wikoreye ikiro jana. Hari amateraniro tuzajyamo tubohotse, ngo y'ubukene ku ruhande, y'uburwayi ku ruhande. Ubu hari abantu bicare muri aya materaniro bafite ihwa iri kubahanda, ariko akiyumanganya. Ayo mahwa yose tuzaba twayasezereye, tuzaba muri aya materaniro nta siteresi iteka ryose. Kandi aya materaniro turi gukora nicyo ari gucurera. Reka mbabwire ijambo rimwe rero mwitahire. Tugiye kwiga ijambo rivuga ngo mu nzu yawe wahishe mwiki. Mu bihe byashize inyamaswa batarazijyana mu mapariki, wasangaga inyamaswa ziri kuzenguruka mu baturage. Iyo bwabaga bugorobye, abantu barakingaga bagakomeza, ariko bafite n'ubwoba bw'uko inyamaswa ishobora kuza, cyane ko n'iterambere ritari riragerwaho. Amazu yari ay'ibiti n'ibyatsi, inzugi ntabwo ari izi zanyu za mitarike, ahubwo bakingishaga ibiti. Iyo rero hazaga inyamaswa y'inkazi, hari igihe yasunikaga aka kazu, igiti kimwe kikavunika, ikaba ishobora kwinjira ikarya abari mu muryango. Abantu bariho muri ibyo bihe bari bahagitswe. Muri icyo gihe rero inyamaswa yateye ahantu ku musozi, bitangira kwica abantu. Maze abagabo n'abasore bari muri uwo mudugudu bakora inama bati, inyamaswa iratumara, tugomba kwihuriza hamwe tukayihiga tukayica. Maze batanga itangazo hari nimugoroba bati, mwese rubanda rw'umwami murumve, inyamaswa muzi ko yaduteye, iri kutwicira abana, ikatwicira abagore, ikatwicira abagabo. None ejo mu gitondo kare abagabo bose n'abasore bose muzamuke ku musozi, duhure tujye inama uko tugiye kwica inyamaswa. Nimumara kuva mu mago yanyu rero muzamutse ku musozi, ababyeyi b'abamama n'abakobwa n'abana mwese musigare mu mazu, ntihagire usohoka mu kingi. Iri tangazo ryari risobanutse, ntabwo risobanutse. Maze rero mu gitondo kare bashyira mu bikorwa iby'iri tangazo. Abagabo n'abasore barazamutse, ababyeyi n'abana basigara bikingiye mu nzu. Ariko muri uyu mudugudu hakaba harimo umubyeyi w'umumama utumva. Burya muzajya murabona dufite amatwi, ariko aya matwi hari abayafite ari umurimbo. Ukabona ateye hano gusa, ukagira ngo ari kumva, ntabwo ari kugenza ute. Uyu mubyeyi yumvise itangazo hamwe n'abandi, ariko ndiyashyira mu bikorwa iby'iri tangazo. Mu gitondo kare bamwe bari kuzamuka, abandi bari gukinga amazu, wakingura. Hari abantu ibintu byose bahora babitesha agaciro, ibintu byose zeru. Oya,
uzatesha agaciro n'ubugingo buhoraho. Uyu mubyeyi arakingura ngo ariko ngo iryo terabwoba ngo mama urugushyira ku bantu ngo ndi kubyuka nikingiye mu nzu ngo kandi bwakeye kubera iki. Arakingura ahubwo ashyiraho n'akabuye kugira ngo umuyaga utarukinga, maze yiyicariraho aragangaza. Maze abagabo n'abasore batangira kumanuka rero bari gushakisha inyamaswa, bari kuvuza induru, bafite inkoni, bafite iki byose. Inyamaswa aho yari yihishe yumva urusaku rubaye rwinshi, mu kuvumbuka ngo ibarwanye ibona ni itsinda rinini, nayo igira ubwoba itangira kwiruka. Bayirukaho rero, mu gushaka aho yihisha rero itangira kugenda iri gushaka muri ya mazu. Inzu ikinguye, igera ku nzu ya mbere isanga hakinze, yiruka bayirukaho, bayikubita amabuye, bayikubita ibiti, yiruka. Igeze kuri wa mubyeyi isanga urugi rurakinguye, iba yikubisemo. Bitewe nuko cyari kinini, gisunika ka kabuye, kimaze kwinjira urugi rurikinga. Mubyeyi aho yari yicaye abona kimuvumbutseho, nawe rirukanga yikubita munsi y'igitanda, nacyo kimwikubitaho. Abari bari guhiga inyamaswa bageze kuri rwa rugo basanga urugi rwagenje ute rwikinze. Ati rero uyu aha ndahari. Barakomeza birirwa bari gushakisha umunsi wose barayibura. Bugorobye barataha bati ubwo yarenganye mu wundi mudugudu ariko turayibuze. Ubwo abagabo n'abasore basubiye mu mazu yabo, ubuzima burakomeje. Naho umugore yageze ahandi munsi y'igitanda bitewe n'ubwoba, asa n'uwagiye muri koma, ntabwo azi kimuri iruhande. Bigeze mu masaha y'ine y'ijoro, agatima kaba kagenje ute kaba karagarutse. Mu kubumbura amaso abona cya kinyamaswa kiri iruhande rwe. Aragabaza ati ya nyamaswa iri hano, ya nyamaswa iri hano. Maze abagabo bari baryamye bavuye mu gatotsi bumva umugore ari kuyomba ngo ya nyamaswa iri mu nzu ye. Maze uburakari burabica bati uyu mugore arumvaga cyangwa? Twiriwe turi gushaka inyamaswa umunsi wose, umugore igaramye mu nzu ye. Batumva ntihagire ubyuka, nimumureke imurye, niwe wayizaniye, ntawe wabyutse. Maze rero mu gusakuza n'ikinyamaswa cyari cyagize ubwoba, cyumvisha asakurije iruhande rwe, nacyo kiba kiragambye. Batereka nirwaneho, cyari cyanabwiriwe, kimuheraho kiramurya. Muri uyu mwanya Imana yabantumye kugira ngo dusesengure iby'iki kibazo tuyobowe na Mwuka Wera. Kiri kutubaza ngo mu nzu yawe wahishamo iki? Iyo dusomye mu byanditswe byera dusanga hari umugabo wahuye n'akaga gakomeye. Turamusanga hariya mu gitabo cya Yosuwa, igitabo cya Yosuwa, mubumbure Bibiliya zanyu, igitabo cya Yosuwa igice cya 7 ku murongo wa 16 turageza ku murongo wa 26. Ahangaha turahasanga iby'umwizera witwa Akani. Uyu Akani yagize umugisha wo guhamagarwa n'Imana, yinjira mu itorero ry'Imana. Yagize umugisha wo kugira uburambe kuko yamaze imyaka irenga 40 ari muri iri torero. Yari yaragize umugisha wo kwitabira amateraniro menshi, yarayobowe n'ababwiriza butumwa buzuye Umwuka Wera, harimo Mose, Aroni, Yosuwa. Uyu mwizera yari yaragize umugisha wo gukurikirana abaririmbyi buzuye umwuka, harimo Miriyamu. Ariko aya mahirwe yose yagize yapfushije ubusa. Nimusoma ku gice cya 5 n'icya 6 n'icya 7 murahasanga ubwoko bw'Imana bw'Abayisirayeli bumaze kwambuka Yorodani, bwagombaga gutangira intambara yo kurimbura abantu bari barigometse ku Mana, bari batuye mu migi no mu bihugu bitandukanye byari bigize Kanani. Bahereye ku mugi munini witwaga Yeriko,
iyi Yeriko Imana yahaye Yosuwa amabwiriza, yamubwira uti rero iyi Yeriko ntabwo mwayitsinda tutari kumwe. Niyo mpamvu naje kubajya imbere kugira ngo mbarwanirire. Ntabwo Yeriko muzayitsinda kubw'imbaraga zayo, muzayitsinda kubw'imbaraga z'Uwiteka. Imana yohereza abamarayika 600 byo kurwanirira Abayisirayeli kugira ngo bahirike Yeriko bayirimbure. Iri tsinda ry'aba bamarayika ryari riyobowe na Yesu, maze Yosuwa ahabwa amabwiriza. Ibwiriza rya mbere, Yesu yaramubwiye ngo mujye muzenguruka inshuro imwe ku munsi, muzabikore iminsi 6. Ku munsi wa 7 muzazenguruke inshuro 7. Ku nshuro ya 7 nzaba ndi kumwe namwe, nijuza senya inkike za Yeriko. Nimara kuzisenya nzabajya imbere. Haleluya! Muri uru rugamba ninjye uzarwana kandi ninjye uzanesha. Ibwiriza rya kabiri, nimugera muri Yeriko, ikintu cyose gifite ubuzima muzakicisha inkota. Ikigomba kumenwa mukimene, n'ikigomba gutwikwa mugitwike. Ibwiriza rya gatatu, izahabu n'ifeza muzasanga muri Yeriko muzarikusanye hatitawe ku makene yanyu. Ntihakagira ujyana ifeza cyangwa izahabu mu rugo, ahubwo izo feza n'izahabu muzakura muri Yeriko muzazijyanira umubitsi azibike, zizakoreshwa mu mirimo yera. Aya mabwiriza Yosuwa yayahaye abizera bateze amatwi nguko natwe twicaye hano, kandi muri iryo teraniro na kandi yaragenze ute? Yararimo. Niko byagenze. Yeriko yarafashwe, ingabo z'Uwiteka ziranesha kuko zari ziyobowe n'Uwiteka. Ariko muri uru rugamba Yeriko, ihema rya mbere yinjiyemo yasanze harimo ifeza n'izahabu. Ihema rya kabiri asanga harimo baro y'imyenda yari igezweho icyo gihe, yambarwaga n'abagore b'abakire. Ariko uyu Akani yari afite ibibazo bibiri by'inkutu. Ikibazo cya mbere, Yesu ashimwe, ikibazo cya mbere, yari afite ubukene buri mu muryango atashoboye kubonera igisubizo bitewe n'ubuzima bubi yararimo. Iki kibazo Satani yari yarakibonye. Abwire ko Satani ni umwanzi. Mbere yo kugutera ikigeragezo, mbere yo kukugabaho igitero, abanza yakwiga akagusuzuma, akabanzumbura ikibazo ugenje ute ufite. Iyo amaze kubona ikibazo ufite akiraho. Niba ufite ikibazo cy'ubukode, Satani azakuha gutegera. Niba ufite ikibazo cy'ubukene buri gusirikirango, Satani azahora ari kuha gutegera. Niba ufite ikibazo cyako, Satani azahora ari gutegera kuri cyo. Niba ufite urubyaro, Satani azajya gutegera kuri cyo. Ariko nushyire muri icyo kibazo uzanesha. Satani adutegera ibintu yaduteje mu muryango, mu ngo. Iyo hatabayeho kuba maso ngo twisunge Kristo aragura. Uyu Akani ikibazo cy'ubukene Satani yafunze ngo Akani ari gusaba ngo yigobotora ingo y'ubukene bikanga. Ari ubukeneraho ngo umunyururu, ugakoresha imbaraga bw'igobotore bikanga, bukakuboha. Ikibazo cya kabiri Akani afite umugore utazi umugabo warimo. Ikiri mu maso ye, ikiri mu bitekerezo bye, umushinga afite ni imyenda. Hari abagabo bagira ikibazo ariko Yesu azabaruhura.
ugasanga mu mutwe w'umugore wawe nta wundi mushinga uri. Ibyo kuvuga ngo tuzabahute muri uyu mujyi, kuvuga ngo abana baziga, ibyo kuvuga ngo tuzarya iki, ibyo ndi mu mutwe ugasanga ndakirimo gusa ni hadutsuyu atitaye ku rwego urimo. Yesu ashimwe. Ukumva igitekerezo kiri mu mutwe. Niba ufite umugore fata inyuma umusengere ntazaguta ku giti, mbabwije ukuri. Nta kuntu waba uri guhera ibihumbi 100 ngo umugore ngo akubwire ngo buri mezi atumvira umwana w'ibihumbi 50 ngo uvuge ngo uzarusoza, imitsi y'ubwonko izaturika. Umugore ntiwamunezeza keretse upfuye. Hari umugabo wari ufite umugore wakundaga inyama, maze umugabo abonye yuko atazabona uburyo bwo kuzihaha yigiga. Buri cyumweru yagombaga kwiba ihene cyangwa intama akayigeza mu rugo, umugore akamara icyumweru ari kurya inyama akayiye kwibindi. Umunsi umwe umugabo yumva afite ubwoba kwiba. Umugore ati mbega utagiye, ntabwo uzi ko zashize. Bafite ubwoba. Ati ubwo bwoba bwawe numva kumaze imyaka 10 uri kugenda ukazana amahaho, ubwo bwoba bwawe numva ibindi byose ntabwo ndabigenda abonye inyama. Mugabo ati cyo ngaho wareka ngazagenda ejo. Bati genda. Kabata ariko ndi kumva mfite ubwoba. Ariko kubwo kugira ngo anezeze arihangana genza ute naho ruru kumucu. Aho yagiye kwiba intama asanga nyirazo mukububa ngo ari kuzitura abamuteye icu kubita igifu amarara ashanyuka. Umugabo ari yiruka icumu ryamugezemo rwose. Amarata atamucika aza yafasha. Hari nyuma y'isaha yarageze mu rugo asanga umugore yacanye umuriro ngo ategereje iki. Yumva umugabo arakomanza, yumva ijwi ni ry'umugabo ngo kutebutse. Ati ndatebutse ko nzanyamara ngo nayo nta kibazo turayarya. Akari afite ikibazo, azanye umugore utazi umugabo wagenje ute, washaka guhora ku rwego rw'abandi. Ariko reka mbabwire, Yesu ubu hari ingunduri hari muri yo gushaka kubaho imibereho ngiyo abandi babayeho. Ngubwire nushaka kubaho nguko wawe wabayeho, ugashaka kubaho nguko umwizera mugenzi wabayeho, kumva uzaba ku rwego rw'uko mugenzi wabayeho, ngubwije ukuri ugomba kwiga kubaho, ukarya ukanywa ambara, ukiga kubaho mu buzima buhuje none ukomeza kwigana abandi ubahumeka inziga sigana. Yesu ashimwe. Ukajya kugira ngo ugure umwenda kandi uwo mwenda ari agashinga kazungu, usanga uri mu bibazo utazi iyo byagenze ute. Kimwe ugasanga umuntu ari mu ikode n'umukodesha amaze amezi 5 ataramwishyura, ariko ufite isuzuye imyenda. Iyo myenda uzagirya ejo bundi nyiriza aravuga uti abayemeza kugenda wikoreye ibyenda gusa ukumva ufite rezo. Yesu ashimwe. Atuza amahoro kubwo umwenda w'ishinari umugore we ariko adafite iki ubushobozi. None Satani ya bati uretse ndagutega. Yinjiye amasanga mifeza n'izahabu, irya kabiri asanga umwenda w'ishinari yikorera, aho kugira ngo atwike ahubwo arikorera. Feza n'izahabu kugira ngo ajyanire umubitsi arububa, nuko yagiye ahinguka musiru. Umugore amubonye bati mbe mutware byagenze utati bya bibazo wari usubiza. Umugore atamenya mu cyumba agezemo bati noneho yanakase umwe, ahubwo nabonye iki ibaro yayo isabato tuzajya bahinduranya buri sabato. Urana batamena bati noneho papa runaka ntabwo nzongera gusiga, ndetse nta nubwo nzongera kugusuzugura, ahubwo uri papa. Hari abagore bajyaga barado yabona ubuzima buri kugenda neza bati papa kibogo bakwirukana ku kazeti. Ubu abagabo turi mu ntambara tutazasoza yo gushaka uburyo wahorana icyubahiro. Umugore akaba yiteguye kukikwambura isaha ku isaha, isi yagiye guhindutse.
nuko rero Akani ati rero reka tubihura mu nzu. Barahisha ati imyenda n'isaza turakora ku ifeza. Gahirukangana na Akani urebe ko bamushigira. Urugamba rw'Iyeriko rwararangiye. Urugamba rwo gutera kuri Ayi yahanuza Uwiteka nk'uko yari yabikoze mbere, bituma muri batsindwa. Maze Yosuwa yirirwa y'Imana bati ni iki cyabaye kutsinzwe? Uwiteka bati oya, ahubwo mwese murapfa. Mubize abakoze ibyaha barabizi. None rero iteraniro ryose sinshobora kubaha umugisha bizera, hari n'abagundiriye iki ibyaha. Maze Yosuwa rero ateranye amateraniro makuru. Haleluya! Ateranye amateraniro makuru, yigisha icyigisho kivuga ngo mu nzu yawe niki, aragisobanura. Akirangira ikintu cyababaje muri iri teraniro nda numwe wihari. Maze Imana irarakara, ifata icyemezo ibwira Yosuwa iti noneho rero banze kwihana, nge ndabihanira. Ubwoko bw'Imana, Imana iduhigira. Haleluya! Tukikubita imbere y'Imana ibyaha byose twakoze, iyo twihanye tubikuye ku mutima. Reka mbabwire, erega imbabazi z'Uwiteka nizo zitubesheje. Aho yita ku byaha byacu tuba twararimbutse nk'Akani. Uwiteka nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe ryayo ritabura. Duturize imbere y'ubwiza bwayo, si uko twarigira, si uko twabayeho imibereho ishaka, ahubwo tubesheje. Ariko iyo iki gihe twahapfushije ubusa, Imana hari igihe ifata icyemezo cyo kuduhana. Icyemezo igifata kuko nta kundi yarige. Naho Imana ishaka ko twihana. Nyuma y'uko Akani yanze kwihana, imezo ibwira Yosuwa iti ngaho tegura amateraniro ya kabiri. Ariko aya materaniro ya kabiri saa yo kwihana, abanze gucika kuki ku cyaha. Iteraniro rero ku murongo wa 13, ku murongo wa 16 haranditswe ngo Yosuwa azi mu gitondo kare ahamagaza Abayisirayeli abo ukwiri. Umuryango wa Yuda yigiza hafi amazu y'Abayuda azera, yigiza hafi inzu y'Abazera, afata Zabudi, yigiza hafi umuntu umwe ni mwene Karumi mwene Zera mwene Zabudi mwene Zera wo mu muryango w'Enzute arafatwa. Tuwa abwira Akani ati mwana wa winginze ubaha Uwiteka Imana yawe uyaturire, maze umbwire nonaha ugenze ute, ntumpishe. Asubiza Yosuwa ati nukuri nacu Imana y'Abayisirayeli. Iri jambo ni muryumva. Akani abwiye Yosuwa ati nacumuye ku Uwiteka Imana y'iki. Ariko iri jambo hari amataya atarivuzemo. Ijambo ari kurivuga imbitagihe, igihe ciro kuri we yanze kurivuga. Mbere imbuza ni ikihe bwoko bw'Imana? Imana izi ko duhana Yesu aza kudupfira. Ibyaha twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'iki. Iza kukuri umunyabyaha kuko izi kuri we, ako yakumenyesheje icyaha cyawe ikakwereka naho ukihana. Akani igihe cyo kwatura yarari gusinzirira mu materaniro abandi bari kwiga. Sohokera cyangwa avunira ibiti mu matwi. Hari igishwa iturarikira kuva mu cyaha abana b'Imana uri kubabwira uti iki nacyo kireke, iki nacyo kiha, nawe ukuzura uburakari ukagiri pomba bati ariko birari zaza noneho ndi wipombe, ahubwo Uwiteka nawe bugusukweho kuko urakaye n'Imana ikarata wahura n'akaga. Yesu ashimwe. None Akani yokejwe igitutu ntihari kwatura. Akani asubiza Yosuwa ati nacumuye ku Uwiteka Imana y'Abayisirayeli uko nabigendonye mu minyago umwambaro mwiza w'ishimizi ifeza 200 n'umuhimbi igipimo cya shekeli 30. Ndabyifuza Mana yanjye koko. Hera bihisha mu gitaka biri mwiheti n'ifeza iri munsi yabyo. Uwo mwohereza intumwa zigenda ziruka ihema
zisanga bihishwe mu ifeza iri munsi yabyo, ngo babikuramo babisuwa n'abayisirayeli bose, babirambika imbere y'uwisuwa n'abayisirayeli bose. Fata Akani mwene Zera ifeza n'umwambaro n'umuhimba w'izahabu, bungu n'abana be b'abakobwa, inkaze n'indogobe ze n'intama rye n'ibyo yari afite bingana iki, babijyana mu gikombe cyitwa. Bagezeyo yovuga ati, ni iki cyatumye utugwa nabi? Iteka arakugwa nabi uyu munsi. Abayisirayeli bose n'urubyaro rwe barutera amabuye, maze birangiye bamurundaho ikirundo kiracyariho n'ubu. Ku Uwiteka arigarura, areka uburakari bwe bukaze, nuko izina ry'icyo Akori na bugingo n'ubu. Igihe Bibiliya yandika ikirundo cy'amabuye kikirunze kuri Ani n'umuryango cyari kinahari, kugira Zera Kabarore bakoze ibyaha. Bavandimwe inshuti z'Imana, reka mbabwire, uzajyamo teraniro uzahamagarirwa kujyamo gutaha. Ibyo kuvuga ngo saa sita zarenze bakuruti urataha ari umugenzi ute gusuzumwa. Reka mbabaze ikibazo, teraniro Akani ari gusinzira, Akani yishariye hanze, Akani ari kuvuga uti ngewe rero biriya bintu byo kutijyo nditahi, iri teraniro afite uburenganzira mumfashe, arabifite Akani yahishemo itaka. Nari ndi gusa igitabo cy'Itangiriro, Yesu ashimwe, igitabo cy'Itangiriro igice cya 2, Imana iri kure mu gitaka. None Akani ari guhishwa he? Nimusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu igice cya 25 murahasanga ibyo abantu bahawe itaranto. Haryo wahawe itaranto imwe we yahishe. Iki gitaka duhisha mu mutungo w'Iteka mu rukumva gifitanye isano n'iki? Nukubera iki ibiranye ngo tubizane mu nzu yikoreshwa umurimo w'Imana, iyo tubigundiriye tukanga, nukubera iki bikunze guhishwa mu gitaka? Ngaho namwe ni munde uburyo Imana idusukaho imigisha ikagucira inzira ugasohoka, ukabona ubonye 1000, ukabona ubonye 2, ukabona akazi ku buryo ku kwezi ushobora kubona 500. Ariko se ubwo butumwa ko harimo icyashinganwe cy'Icyacumi, iyo icyo kimwe mu 10 cyashinganwe tukijyanira umubiri, none se tutakijyanira umubitsi tukibika he? Ngaho nimurebe hano, nimurebe umutungo w'Uwiteka kugeza ubwo arizera 200 buri kwezi, ubona hari gutanga abandije 900 nuko batungutse. Yabahaye ikababwira ngo kimwe mu 10 kisha mukijyane mu rusengero gikoye, iyo tutagitanze kibikwa. Agafuka ka kawunga k'umuceri, dibe ry'amavuta tugashyira mu nzu, dukuraho dukubipima ikiro munyuza ha, ukwezi kugashira mukungumuye, umwaka ukwezi kwa mbere ugashira tire, ukwa gatatu tire, maze 12 tire. Nuko none ibyo byashinganwe ubitsi uruguhunika takakiruzuraga. Yesu ashimwe, Mwuka Wera adufashe kwisuzuma. Reba umutungo w'Iteka umaze akacitwa igifu. Ngaho mfashwe ibidahunitswe muri iki giti ni mu mwenda w'ishinari. Ange mu rukwirwa Imana ikagucira inzira ukabona amafu yabona, ukwezi kwashira wamara kutubona aho utateka yose ukayirunda uhereye ukimaki uhereye hano ukagera kurwara mukayi ukwezi akanakazeru nyirakanaakazeru naho gusuka hari kigira muri saro hariya hirya, mwebwe ndabo muyikoresha ugwembe mukigira hariya urwara bitanu amane 10 ni 1000 bingahe, ukaza n'ahantu 5 n'aha 20 abandi bari kunda nawe ukajya urarunda ku mubiri urarundura. Ariko reka mbabwire Yesu ashimwe, Bibiliya irambwira ngo ndi muyobe. Ni mujye mujyanditswe byera mu rwandiko Pawulo yandikiye igice cya 6 ku murongo wa 7, Imana ndinegurizwa izuru ibyo nibyo azasarura. Ubi mubiri we azasarura ikubora, ariko ubibiramuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Tuzagorera gukora neza, ko nitutagwisari tuzahaba
ngaho reka abandi bakakore. Haleluya. Tanga umusaruro, tanga amaturo y'iteraniro, kimwe mu 10 babaye inyubako, barunde mu murimo w'Imana. Nawe ukomeze kurunda mu uzasaruramo kubora. Ejo bundi urajyanye urusororo uborane n'ubutaka wahunitsemo, inyozi burye umunsi w'imperuka uzwa umuriro, kuko wahugifu ugahunikamo n'ibyawe. Imana yaduhamagariye muri aya materaniro, ntabwo ishaka ko tuzapfa ngurwa. Oya, yaduhaye igihe cyo kwihana, yaturinze gupfa mu kushize, ituza amateraniro kugira ngo tuzezwe. Ubu ijuru riri hano, ijuru riri hano, ntabwo ryamuturimbura ahubwo no kudukiza. Imana rimbwira ngo Imana ndiyifuza yuko umuntu atira mu byaha bye, ahubwo ahindukira akihana akazahabwa ubugingo buhoraho. Reka nzoze. Umuzana Elena White yaravuze ngo, musha w'Imana Elena yavuze ngo mu gitabo abakurambere n'abahanuzi paje 700 na 800 haranditswe igihe cyose baje guhisha ibyaha byabo babo abantu benshi kandi bumva bije kandi bakishimuka bibwira ko Imana itazahana icyanukiriye, bose bazaba baramaze gwa cyane ibyaha bibagaragaze kuri urya isi, ubwo batazera itambo by'iteka ryose, ubwo ibitabo byo mwijuru bumburwa nta manza azavugisha ngo abwire umuntu icye, ahubwo araranganya mw'amaso. Ijisho ryemeza ibyaha byabo, nabwo cyose n'ibyo umuntu aze mu buzima bwe birako byandikwe mu bwenge bw'aha. Ntabwo aba ngombwa ko umuntu ashaka mu muryango we uko byari biri igihe cya Yosuwa, ahubwo akanwa ke niko kazaturaro afite. Ibyaha byose by'ahantu ntibabimenye zatangarizwa isi yose ngo kuko bigiye kubisira imbere. Ubwo yamaze guhaguruka ku ntebe y'imbabazi akavuga ngo birara, ntabwo azongingira abantu kwihana. Mbabwije hari igihe kigiye kugera nabe bitagishoboka, ahubwo Imana ifata icyo cyo guhana abayi. Ariko mbere yuko icyo gihe Yesu ateze ibiganza irarika rikomeye cyane mu byanditswe byera, mu gihe umuhanuzi Yesaya cyambere ku murongo wa 18 za kwa 20 hari ngo nimuze tujye inama. Ubu tumaze igihe turi kujya inama, mbabwije ukuri na Mwuka Wera Yesaya hano tumaze icumi turi kujya inama, ariko duhishurira ibintu bitamunezeza. Haleluya. Nuko rero ubu tugiye teraniro, ntabwo Imana ishaka ko dutahe tukikoreye umutwaro. Birashoboka bereho yawe wabagamo ibeho yo kugomera Imana mu buzima we, Imana ikaguhisha, ariko menye ko kimwe mu 10 cy'iyo cyera cy'Uwiteka ugikoresheje mu nyungu zawe. Mwibuke iki byabaye ko ntabwo kandi yatwika n'umuryango we, bari kuvuga ngo ari guteganya imute ahazaza, ngo iyo wanze gukora ibyitegetse ntabigiraho ingaruka gusa, ari ingaruka no ku muryango wa ugiye kurema igisi cy'umuvumo bitewe n'uko Imana igenje ute. Icya kabiri, ntabwo yakwikana gusa, ahubwo zibwe nabonye n'intama n'inzu biri gushyo bivuga umutungo twanzesha nk'uko Imana yavuze, nawo tuzatwikanwa nawo ugiye kugenda. Imana ntabwo yifuza ko twabangana, niduhaye igihe cyo kwihana. Haleluya. Ubu icyumweru turi kuwiteka, waba warubatse imibereho rero kiranukira Imana muri 10 bitakureba. Yesu ashaka kukubabarira icyo ukoze, ariko ugataranye ukagirana n'Imana ko mu bwa Kristo tukiranukira Imana muri kimwe nguko wungutse. Bishoboka ko mu mibereho yawe bica gisabato, tegeko ry'Imana rivuga umunsi w'isabato, yakwihanganiye kupfira muri ubwo bugome cyo kwihana. Ubu yo kubwira Imana tumva Mana, ubwo namenye ukuri kwawe umweheza nguko bikwiriye, mbabice isabato. Yesu kukubabarira birafite icyaha cyo kumwisha. Yesu hari atugeno ijambo ry'Imana ritubuzindisha kuko biratwika, twangiriza ubuzima, tuvutsa amahirwe yo mwuka kuko ahuzuye ihuzura umwuka. Satani akagusanga rero akibazo, wanywa amazi ugafuruta, wanywa amata indi ikabyimba, wanywa umutobe ufite isesemi, igikoma indi imeze utyo, wahanuza abakuru ati ibintu byose biri kuryoherera byanani nzabigenza ute, hati ubwo ni cyamibe akuru kugeramo ndabiri kukwemera cyo, hati ugomba kugurashiriye, hati no Kristo, hati nete tuzuye ndarike kugura envelope nsingi abye twatuyoga two mudusha tuginga
wamara ugakubitaho wagakora ukiryamye cya kindi cya mibe cyari kiri guteza ibibazo aryama ukajya uragenda uhamye ngo narimvuye rwose. Hari umubyeyi mbere ukagusura cyamugundukiye abaza ati byagenze gute, ngo mwana wanjye ngo cyamibe yanzukiye, byagenze ute, ngo nabuze umuti, umwana wanzaniraga umuti ngo nikanga. None mbabaza ikibazo, iyo utobe ikanga, wayereza ikanga, yereza amata igakora imibyo, wayigikomba urukumva ari ko kabuyoka. Ha kabuyoka isano na yayindi yo mu giti, yayindi yari ga giti iri gushuka hepfo ngo Satani hari igarurira bimunanira aza kikiryanira mwami, bagihereza ibyemewe kikahereza ibyabuzanijwe kikari, nawe ukigira umwavu ukiburana n'inzoka, urukuburana n'inzoka ubugingo buhoraho, umuntu urapfa mupfane kugeza ubwo ry'Imana rigara rikubuza ibisa uri kubanaza urukuburanira igifu kugira ngo iyo nzoka ikubuze ubugingo. Cyemezo uyisenge. Haleluya. Hari umubyeyi uhamya arambwira uti Satani yari yaranyuze muri jye ndamuvumbura, byagenda gatwite igihe yabyara kaburi, bagakora ibishoboka no kwa muganga kaburi gituza, maze umugabo we akamugurira akajerekani k'umuti yawe akayobora. None bakamenyero yajya ubwo akaba buri munsi agomba kunywa umuzuru kugira ngo umwana abana. Igihe yamenyaga ya Satani yemeza avuga ati aho kugira ngo ngende kuzindisha kugira ngo tsinde rimwe Imana iramba n'igituza, yirirwa ari gusenga, ukaba ataje avuye kukazasanga ize nta mashereka nabo byagenze utaka umusuru ubona akajerekani kuzuka bute ndongera kunywa inzoga Mana yambaye umwana iramba n'amashereka. Kaba atari kuwa mugore we ufunze mutwe ibindi kugira ngo umwana wanjye apfe ndagarapfa ndamubeshaho wari gusenga umuzi wo amoya ariko ubwira Imana tumvuga vuguruza Satani. Haleluya. Satani wakwigaruriye ugufite zamura ukuboko kubwire Yesu arakuvuguruza aho kugira ngo umeze ku bintu y'icyaha wantefashe icyemezo arakuneshereza. Amoya yerekanye ari itamurura mwara yayituza amrimena. Haleluya. Maze agira Satani ati nzanda guhi none wowe ukomeza kuburana ni igifu ejo bundi urapfana inzoka buyoka. Iyo mvu yemeye ugashaka ibitero ni Satani wagiye kuryama mu kandi azirukanwa n'amase mu kwizera. Birashoboka rero ko Satani icyaha yakuzingiye kubwira akakugukuraho icyo cyaha amateka maze kugaruka tangaza ibyaha byose kandi banze kukwikanwa nabyo. We niba warihanye by'ukuza uhagararanye na Dawidi mu bwishingizi uri kuvuga ngo hahirwa icumuro bye abyo bigatwika ya Kristo uri mu bwishingizi bwe ntabwo uzaba. Haleluya. Uzaba uri mu masezerano ngo icumuro bye neza ariko reka azababarirwa, uzaba utwikiriza Kristo.